tangiye kwinjira muri kera ejo hahora uhereye cya gihe vuba hararenze ubu tutangiye kwinjira muri kera tutangiye kwinjira muri kera nisuye ngo nkubwire itariki ko nari naguze ikote ritangiye kunsiga kuza se hariya iburayi nta kibazo umuntu yaza nzakubwira nese ujya kubwira n'abandi biri ryari vuba yongeyeho kaka vuba n'ubundi ni iki kintu gushaka byahinduye mu buzima bwa Nana cyangwa ubuzima bwawe uyu mumaze kumva ndakeka mwamumenye uyu yitwa Nana uyu Nana ni Nana wa Eric muri City Maid ariwe Nicky uyu mukobwa Nana yabaye ikirangirire mu Rwanda guhera mu myaka ya za 2015 aho yinjiraga muri sinema muri filimi by'umwihariko yitwa City Maid yakozemo ibitangaza akurura amaso y'abanyarwanda araryoherwa nta munyu bifite uyu mukobwa aka kanya yabaye umugore yabayeho n'umuhanzi icyo ngicyo nicyo kintu utigeze umenya gusa yakoze ikiganiro ku gihe agira byinshi atangaza kandi agira n'amabanga menshi atumenera reka twigarukire mbere ya 2015 aho uyu mukobwa yatangiye ari umuririmbyi ari umuhanzi abarizwa mu itsinda rya Queens gusa ntago byaje kuba byagenda neza niho yaje kuba yavuga ati reka nshake ukuntu najya mu gukina filimi ndabona filimi ziri gukundwa ndetse na filimi ziri gukinwa cyane uyu yari umukobwa mwiza uteye neza nibwo yaje kuba yahura n'umuyobozi wa Zacu Entertainment ndakeka mwese mumuzi Zacu TV niyo yabaye Zacu TV y'ubu ngubu nibwo baje kumubona rero akora casting nk'abandi aza kuba yatsinda ndetse bamuhereza na role nziza yo gukina akundana na Nick ariwe yakinaga yitwa Eric ndakeka neza ko aka kantu mukazi kano ga season mukazi gusa ntabwo byaje kuba byatinda uyu mukobwa guhera 2015 yakinnye filimi kugeza 2020 ubwo 2021 yafataga umwanzuro wo kuva mu Rwanda akajya muri Belgique benshi bazi nko mu Bubiligi gusa uyu mukobwa yaje koko kuba yajya muri Belgique ariko aza kuba yatangaza ko yari afite umwana dore ko yaje kuba yabihisha nta muntu n'umwe wigize ubimenya haba abo bakinanaga ndetse nabo babanaga ubuzima bwa filime yewe nibyo yagaragaraga inyuma ntabwo byigeze bigaragaza ko yari umukobwa yigeze kuba yabyara ariko yaje kuba yakundana n'umusore uwo musore abasha kuba yamutera inda akimutera inda uyu mukobwa arabyara gusa abyara ari wa muntu wiyitaho ndetse n'umuryango we uramufasha yaje kwamamara rero yarabyaye ariko nta muntu wamumenya uyu mukobwa rero yaje kwerekera muri Belgique akigera mu Bubiligi yaje kuba byamugora cyane aya ni amagambo yitangarije we ubwiwe aho yari ari mu kiganiro n'igihe ari gusobanura byinshi ku buzima bwe ndetse n'ibyamuranze mu Bubiligi yatangiye avuga ngo ni ibintu bitari byoroshye narwaye depression kwiyadabuta mu Bubiligi birananira kubera ko nta haba ubuzima bw'umuntu ku giti cyiwe nta bushuti budasanzwe ashobora kugirana n'abandi bantu dore ko abenshi baba ari abazungu yewe n'inshuti ziwe ziba zihugiye mu kazi uyu mukobwa ubu wamaze kuba yakora ubukwe akaba yakora umurenge abukoreye hariya mu Bubiligi yabashije kuba yatangaza byinshi cyane aravuga ngo njyewe buriya ndi wa muntu n'ubundi ukunda kuba wibereye mu rugo ariko mu kuba nibereye mu rugo
nkaba nkunda kuryama cyane, nkaba ndyama pe. Yewe ikindi kintu nkora, nkunda guteka iyo ndi mu rugo. Gusa uyu mukobwa uko yabivugaga wabonaga afite nk'afite akantu k'akabazo, dore ko benshi batangiye kwibaza byinshi bitewe ku mafoto yiwe yagiye asohoka akigera i Kigali. Reka dutangirire aho yari yifashe akavideo gatoya ari kuva Belgique ari kuza i Kigali agiye kuri airport. Uyu mukobwa byagaragaraga yuko yabyibushye cyane pe, ariko uyu mubyibuho ukomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, haba ku ma post yagiye postinga ku ma Instagram, ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye bagiye bamwereka urukundo bakamupostinga. Gusa komenti z'abantu murazizi zaje zivuguruzanya bavuga ngo uyu ni Nanase cyangwa n'ubundi. Uyu mukobwa bamuvuzeho amagambo ateye ubwoba, batangira kuvuga ngo ko mbona cyabyibushye, cyabaye kibi, abandi bakavuga ngo yabaye mwiza. Gusa ndakeka ari umubiri w'abagore bafite abagabo. Ibi ngibi ntabwo byabaye ari ibintu umuntu yagakwiye gutindaho. Gusa se ko nta muntu unezeza amaso y'abantu, twese turabizi. Uyu Nana yagerageje gusobanura uko yari ari ku gihe. Baramubaza ati, Nana byagenze gute kugira ngo wisange wabaye gutyo uri muri Belgique? Yaravuze ati, nta kintu cyahindutse usibye kuba narabaye inzobe. Gusa ibi ntabwo bakomeje kubitindaho, bakomeje kwiganirira mu buryo ndetse na proje afite hano mu Rwanda. Aravuga ati, mba numva rwose nakora amaporoje agiye atandukanye hano mu gihugu, ariko umwanya uramburana. Umunyamakuru aramubaza ati, ese ntabwo wabikorera muri Belgique? Aravuga ati, ntabwo byapfa gukunda kubera ko njyewe ndi kwiga, kandi ndi kwiga ibintu bitandukanye no gukina amafilime. Hariya kwinjira mu ruganda rwaho bisaba kubanza ukabyiga. Tigereka ndangije kwiga ibintu bijyanye n'ubwiza ndi kwiga, nkakomeza nkaza kwiga nanone ibintu byo gukina filime. Gusa ibi ntabwo byaje kuba byarangirira ahangaha, kubera ko uyu mukobwa guhera na kera yabaye muri bya bintu byo gukunda ibintu bijyanye n'imideli, dore ko yaje kuba yashinga iduka ryitwa Nana Show. Iri duka ryatumye aba umukobwa ufite imbaraga ndetse w'umukire bitewe n'ibihangano yari afite ndetse n'abantu bari bamuzi. Urumva muri kiriya gihe kuba wari ufite show uri umukobwa byabaga ari ibintu bitangaje. Gusa uyu mukobwa abantu benshi bakomeje kwibaza ku mubyibuho. Baravuga ati, uyu mukobwa byanga byakunda urugo rwaramuhiriye. Abandi bakavuga ngo ashobora kuba ahubwo yararwaye sida. Ese koko mwebwe muri kwitegereza cyane iyi video cyangwa se aya mafoto, murabona koko uyu mukobwa yaba afite ubwandu cyangwa ni wa muntu mu Kigali? Umukobwa rero yakomeje kudeprima kubera amagambo menshi abanyakigali bamuvuzeho. Urabizi abavuga bari mu gihugu bafite amagambo menshi ateye ubwoba, bamwihaye cyane. Rero batangira kwibaza, uyu mubyibuho n'ibiryo gusa? Ese uyu mukobwa ntago akibuka gym? Ikigaragara nuko bamwihaye cyane. Gusa avuga ko umugabo we wari mwiza cyane, amukunda, kuri we wababona bameze nk'impanga zivukana. Uyu mukobwa rero yagumije kwibaza byinshi bitewe n'ibiri kumuvugwaho. Ubu ngubu yabuze aho ahungira. Gusa murabizi neza pressure iri mu Rwanda mu itangazamakuru, iyi yo ishobora kuba yanagusaza. Uyu mukobwa abamwegereye bari kuvuga ko ashobora kuba yarwaye ikibazo cy'agahinda gakabije bitewe n'ukuntu angana abanyarwanda tutishimiye. Uyu mukobwa Nana yagiye ari umukobwa mwiza akiri muto,
kandi afite n'uburanga, ariko yaje agaragara nk'aho yabyibushye cyane, dore ko yaje kuba yakoresha iyi jipo cyangwa se mini ayambaye. Abantu barebye ikibero cye baravuga ati ni mu ndebere uko asigaye angana, asigaye afite ibicece. Ibi byaje kuba byamurakaje cyane, ndetse n'abafana be abenshi ntabwo bishimiye umubyibuho we, agitangaza ko rero agiye kugaruka muri sinema. Ariko bitari ubu, yavuze ko agiye kubanza gusubira muri Belgique akazagaruka mu gihugu, noneho aje gukora filime ze za nyazo. Gusa ngo yari afite n'izindi poroje muri Zacu TV agiye kuba yakorana nabo, ariko azabanza ajye iwabo muri Belgique. Uyu mu diaspora se twatangiye kwataka gutya, abanyarwanda batangiye kwiha aya myaka 5 yavuze asigaje kuba muri Belgique.